Imana irakubwira ngo ukomere ushikame. Imana irashaka ko duhagarara dushikamye, ibyaba ibyo ari byo byose, ibitugoye ibyo ari byo byose, Imana irashaka ko dukomera tugashikama. Kandi ngo iyo ari Imana ibivuze nta yindi excuse, nta gisobanuro, kubera ko Imana yabikubwiye urashobora kuyisaba ngo ukomeze. Imana nikubwira ngo ukomere ushikame, wowe ntukavuge ngo ntabyo nshoboye, aho uri ubwira Mana ngo ngwino unkomeze nkomere nshikame. Reka dusome ijambo muri Yohana igice cya 15. Duhere ku murongo wa 20 turagera ku wa 27, turongeraho imirongo 4 yo mu gice cya 16. Reka nsome ngo uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabi, niko umutwe w'amagambo uvuga. Ibi byose Yesu babitubwira mbere kugira ngo dukomere dushikame, kugira ngo bitazadutungura, kugira ngo bitazadutera ubwoba igihe cyabyo nikigera. Umurongo wa 20 haranditse ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Ibi byonyine birahagije ngo duhite twumva ko byanze bikunze hari aho tuzagera tukarenganywa, hari aho tuzagera tugatukwa, hari aho tuzagera tugasekwa, kuko byose Yesu yabinyuzemo, kandi ngo natwe tugomba gutera ikirenge mu cya Yesu. Ntabwo tugomba gutera ikirenge mu cya Yesu mu byiza gusa, ni ukuvuga n'ibyo byose yanyuze mu gikombe yanywereye, nk'umubatizo yabatijwe, byose ngo tugomba kubinyuramo. Ngo niba rero barandenganije, ngo nawe bazabarenganya. Ni nko kukubwira ngo ntabwo Yesu yaje kugira ngo ujye mu mahoro, ahubwo yaraje kugira ngo utangire intambara, ujye mu rugamba rwo kurwanya imigambi y'Imana, rwo kurwanya abishaka kuzimya imigambi y'Imana muri wowe. Ngo niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera, ngo ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje muvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga njye na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere mwari kumwe nanjye. Amena. Ngo twahawe Umwuka Wera. Umwuka Wera ni umufasha utajya uneshwa, keretse gusa iyo twebwe twamwirukanye mu buzima bwacu. Naho ubundi Umwuka Wera arabitwibutsa ko igihe cyose turi muri ibyo bigeragezo, muri ibyo binaniza, dufite umurwanizi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bana bato ntimutinye, kuko nguri muri mwebwe ngo arusha imbaraga uri mu bisi. Niyo mpamvu uwo Mwuka Wera dukwiye kumwishimira, kuko niwe uturwanirira. Icyo dusabwa no kutamwirukana, kuko nitumwirukana aragenda, kandi nagenda urwo rugamba uzaba ugiyemo ruzaba rukujyana kurimbuka. Noneho ikibazo, ibyo byose duhereye ku murongo wa mbere mu gice cya 16, ngo Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa. Ngo icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Ngo bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikora batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Ngo ariko ibyo mbibabwiye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Imana ni nziza, iradukopeza mbere yo kwinjira muri examen. Sinzi niba batanga ikibazo bagatanga n'igisubizo icyarimwe, biradutetesha. Ntabwo bitaheze, muzi ko abantu bo muri iyi si bijyana mu bintu
akagenda ati ngiye urugero ngiye kwiga, ntabwo azi n'indi Imana imushaka muri ako kanya ko ajya kwiga, aratsinzwe ahise adepirima. Ariko twebwe Imana yatubwiye ngo ndashaka kujya kwiga, ndashaka ko wiga iki ngiki, uzagitsinda, nzabana nawe n'uburyo byose, wahura n'ibigoye niyo wahura n'ibinaniza, ariko nzabana nawe. Ibyo ngibyo niyo wananirwa, nzi neza ko wizeye ijambo ry'Imana uhita ugarura imbaraga mu bugingo. Ariko ibyo ngo ntabwo tujya tubyizera, ndetse rimwe na rimwe duhita mu byo twizera, tukizera ngo Imana yabasha kuduha amanu, yamara kuduha amanu tugatangira ngo ubuse yaduha n'amazi. Niko Abayisiraheli bajyaga bavuga, yamara kuduha amazi ngo ubuse yaduha n'inyama. Duhitamo cyangwa se tukizera ko twamaze kubona ibyo twasabye Imana. Ariko nyamara ngo tugiye tumenya yuko ibintu byose ubundi twebwe twagakwiye kumenya ko nta shwa dufite cyangwa nta plan B iba mu mugambi w'Imana uretse kubaha amategeko y'Imana. Kuko mu komisiyo zose twashyiraho, icyo twifuza cyose Imana yamaze kugitegura. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo ikintu cyose umuntu ashobora kwifuza muri iyi si, icyubahiro, ubukire, ubugingo, byose Imana yarabiguhaye. Icyo Imana igusaba ni kimwe gusa, ngo wubahe ijambo ryayo, wubahe amategeko yayo, wizere ijambo ryayo. Kuko ngo ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni rizima, ni ijambo rishobora kugutunga mu mubiri n'ubwo waba utari, ariko ijambo rishobora kuguhumuriza umutima wawe ukamererwa neza. Iyo ufite plan ya kabiri rero ntabwo uri mu mugambi w'Imana. Kuko nk'iyo dusomye muri Yohana nanone igice cya 8 ni kuva ku murongo wa 31 wenda kugeza ku 47, ariko sinzi kubisome byose, ndavuga muri make. Ngo Yesu yabwiraga, iki gihe yabwiraga Abayuda, umutwe w'amagambo aravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Muribuka Yesu yigeze kubwira abantu ngo Imana irashobora guhindurira Aburahamu abana mu mabuye. Ni ukuvuga ngo nta kintu dufite cyo kwitwaza. Tugomba gukizwa, tugomba kubaha ijambo ry'Imana, tugomba kureka icyaha, kuko ngo nitumenye ukuri ariko ijambo ry'Imana ukuri niko kuzatubatura. Ni ku murongo wa 32. Amen. Amen. Noneho ngo baramubwiraga kubera ko ngo bazi ko ari Abayisiraheli, mbese ngo tuzabaturwa gute ko tutigeze tuba imbata z'umuntu n'umwe. Ngo arababwira ngo nimutareka ibyaha, ngo ndababwiza ukuri, ni ukuri, ndababwira ko umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha, kandi utazabaturwa n'ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu azaguma ari imbata. Ntabwo azitwa umwana wa Aburahamu, ibyo yitwaza byose ntacyo bizaba bivuze. Kuko aranababwira ngo mbese Aburahamu ko yifuje kuva kera ngo kubona umunsi wanjye, ngo ni Yesu ubivuga, ngo awubonye arawunezererwa. Ngo mwebwe n'ibyo mushobora kuvuga ko muri abana ba Aburahamu kandi mushaka kunyica. Bishatse kuvuga ngo uwizera ijambo ry'Imana niwe uzitwa umwana wa Aburahamu. Uwitwa ko ari Umuyuda nta kintu bivuze, uwitwa ko yicaye mu rusengero nta kintu bivuze niba utizera ijambo ry'Imana. Noneho akanababaza ati mbese ko nimba hari mu byo mvuga hari ikinyoma kirimo, nimukimbwire. Nimba nta kinyoma kirimo, ku murongo wa 46, ngo ni iki kibabuza kunyizera? Ubwo ngo nuko ibyo mukora ari nk'ibyaso. Ibyo yababwiraga se ushaka kuvuga Satani, kuko niko handitse kuri 41. Ngo ibyo mukora ari nk'ibyaso. Ngo Satani nyine ni wese w'ikinyoma, niba udashobora kumva ijambo ry'Imana, ubwemva ijambo ry'Imana, ngo Imana yumva amagambo y'Imana, ngo mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Niyo mpamvu abaza ngo kuki twumva ijambo ry'Imana ntitwizere, kuki twumva ijambo ry'Imana tugahitamo ibyo twizera n'ibyo tutizera, kuki tugera mu biteye ubwoba tugatangira gutitira kandi Imana ivuga ngo dushikame. Imana iravuga ngo ninjye mbikubwiye komera ushikame. Aho kugira ngo uvuge ngo Mana simbishoboye, mbwira Imana ngo nkomeze. Sibyo? Kubera ko ijambo ry'Imana ngo riratweza, riradukomeza, Umwuka Wera nicyo abereyeho. Aho kugira ngo tube
Isiraheli. Imana ngo yari izi ko ari abantu batumva amarira ko yabakunze, yari izi ko hari ibintu bijya bigera ari igihe kijya kigera bakibagirwa ibintu byose Imana yakoze. Ariko sinifuza ko twabaho nk'uko, nifuza ko mu bihe byose twakomera tugashikama, kubera ko Yesu ntiyigeze atubwira ko dukizwa tugiye muri paradizo, yatubwiye ko tugiye mu ntambara, kandi intambara zadufasha kurwana. Amen. Ubwo rero dusabwa gushikama n'Imana, turasabwa dufite intere mu gushikama kuko nta yindi shobora dufite. Iyo ni ijambo dusanga nanone muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 6. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Imana irakubwira ngo ukomere ushikame. Ni ukuri Imana iravuga ngo icyo ushobora kwifuza cyose nakiguha, icyo ngusabye ni gukomera gushikama mu nzira yanjye. Iyo ukomeye iyo Imana ikubwira ngo ukomere ushikame, nuko ibizi ko bitoroshye, irabizi ko, ariko nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo nshobozwa byose na Yesu n'imbaraga. Iyo wumvise iri jambo ukongeraho n'iryo ngiryo, nta n'icyakagombye kugutera ubwoba, kubera ko uravuga uti n'ubundi sinjye nzakwishoboza, nta mbaraga zanjye nzakoresha, nta bwenge bwanjye nzakoresha, imbaraga z'Imana nizo zizabikora. Amagambo menshi yo muri Bibiliya, iyo ushatse kuba nka wenda reka mvuge kuri Yeremiya cyangwa Moyise, iyo ushatse kwinangira umutima, nanjye nashatse kwinangira, bambwiye kuvuga ijambo ry'Imana, nashatse kwinangira umutima, ariko ngasanga amagambo yose aratsinda hano muri Bibiliya. Ngasanga nta muntu n'umwe wigeze yinangira abwira Imana ngo yanangije. Ndavuga ni aho kugira ngo mbe nka Yona reka jendere yagushikama. Ngomba gukomera agashikama, ntasho mfite, kuko dusome ku murongo wa 6 ngo ukomere ushikame, ngo kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Nukomera ugashikama, nukomezwa n'Imana, ni ukuvuga ngo Imana izagukoresha, Imana izanyura muri wowe ukorera abantu ibitangaza, Imana izakoresha wowe abantu benshi bahindukire, Imana izakoresha wowe ugere ku bantu benshi mu muryango wawe muri iki gihugu batari bakizwa. Niyo mpamvu ugomba gukomera gushikama. Ikongera ikakubwira ku murongo wa 7, icyakora ukomere ushikame cyane. Amen. Amen. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Amen. Bisaba gukomera ugashikama kugira ngo ushobore gukurikiza aya mategeko. Birasaba imbaraga, kuko Moyise aya mategeko niwe yanyuzeho, ariko nanone aya mategeko hari aho yamutsinze. Iyo udakomeye ugashikama, nutaba nka Yosuwa, hari byinshi uzabonera kure, ukamera nka Moyise, ukabona igihugu cy'amasezerano ntukikandagiremo. Niyo mpamvu akubwira ngo icyakora ukomere ushikame, naho yamwibukije ngo wibuke na Moyise usimbuye, umwibuke ukuntu byamugendekeye atabashije kwinjira muri kiriya gihugu. Niyo mpamvu ugomba gushikama, ngo ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Nukomera ugashikama, ukubaha amategeko y'Imana, nta kintu na kimwe kizakunanira. Nta kintu na kimwe gishobora kukunaniza, kuko iyo dusubiye hejuru gatoya ku murongo wa 5, Imana ibwira Yosuwa ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagararira. Nta kintu gishobora kukunaniza, nta n'igikwiye kugutera ubwoba. Igihe cyose ari Imana yakubwiye ngo ukomere ushikame, ni ukuvuga ngo irazi nagukomeze.